What's up? Going on? Kibaba way. Uyu ukimara kumubona ndabizi tutangira guseka cyangwa se ugahita werekana akamwenyu ku munwa wawe. Uyu si ngombwa akora ibintu byinshi bitangaje cyangwa se ibindi bintu byinshi birenze, kuko kumubona byo byonyine bishobora kugusetsa ukitura hasi ndetse ukagwa hasi. Uyu ubu tukaba tumufata nk'inkingi ya mwamba muri komedi nyarwanda ndetse no muri sinema nyarwanda. Gusa ariko uyu ndamutse nkubwiye yuko yagafashe cyangwa se amaze kugafata naba nkubeshye cyane rwose 100%, kuko uyu nguyu we ibyo yakoze birenze kugafata, ahubwo uyu nguyu yarakagumanye. Ntumbaze ngo nagaki kuko nanjye navutse ari gutyo babivuga. Ibyo wajya kwibaza babizanye, naho njyewe waba undenganyije mu by'ukuri. Ese waba uri kwibaza ubuzima bw'uyu mugabo cyangwa se ukaba uri kwibaza ibanga yakoresheje kugira ngo abashe kugera ahangaha ageze, cyangwa se kuba yaba umusitari bigeze ahangaha? Ese nawe ujya wibaza ku buzima bw'abantu bakinanaga mbere na Nyakso, mbere atari yagafata ariko bakaba batagikorana cyangwa se bakaba batakiri kumwe? Ese bagiye hehe? Byagenze gute kugira ngo batandukane? Ese nibe ibintu byabaye hagati yabo kugira ngo babe bakirana bataragafata, nuko ubundi umwe yamara kugafata bagahita batandukana? Ibyo byose ndabizi urimo urabyibaza ndetse ukibaza n'ibindi bintu byinshi bigiye bitandukanye. Humura, ibyo byose ngiye kugufasha kubisobanukirwa neza cyane. Ngiye kugufasha kubisobanukirwa ku buryo urebisobanukirwa nkaho ba Nyakso batangiye bakorera shoot mu gace k'iwanyu, cyangwa se n'ubungubu mukinana, cyangwa se ku buryo urabasobanukirwa neza nkaho muturanye. Njye muri kumwe nk'ibisanzwe, nitwishimwe na Resisi, nahiye ni Country Entertainment. Mbahaye ikaze. Amazina ye akaba ari Kanyabugande Olivier. Uyu akaba ari umwe mu nkingi za mwamba za sinema nyarwanda, cyangwa se ukaba wavuga ko ari nkaho ari we komedi nyarwanda zubakiyeho, kuko niyo batangiriye bose, niyo watangiye akina komedi nyarwanda, dore ko komedi nyarwanda zitari zimenyerewe cyangwa se ntago zari zizwi, ahubwo abanyarwanda twireberega komedi z'ahandi. Uyu Nyakso tuzi twese, uyu ni umwe mu bantu babaye abasitari, ariko bakaba abasitari mu by'ukuri babanje kunyura mu buzima bugoye, cyangwa se bibanje kubagora cyane kugira ngo babe abasitari. Ngiye kubwira ibintu bitangaje kuri aba bagabo waba utazi, cyangwa se ibintu bakoze mbere ariko bikaba bitangaje. Icya mbere, ese waba wari uzi yuko komedi wabonaga zabo za mbere, cyangwa se komedi bahereho bakina kugira ngo zifatwe amashusho, ari mama wabo wabafataga amashusho maze ubundi bagakina, basoza gukina Nyakso akaba ariwe uzizeye editingira? Icya kabiri, ese wari uzi yuko komedi zabo za mbere zafatwaga amashusho na telefoni ngendanwa? Nibyo, wabyumvise neza cyane, komedi zabo za mbere bafataga amashusho cyangwa se editingaga bakoresheje telefoni, dore ko nta n'ubushobozi bwo gukora cyangwa se bwo kujya muri studio babaga bafite. Ese waba wari uzi yuko ziriya komedi zabo za mbere inyinshi zakinwaga n'abantu bo muri famiye, cyangwa se inyinshi zabaga zirimo abantu bo muri famiye ya Nyakso? Ibyo impamvu ni ukubera yuko bashaka gushyigikira Nyakso, ndetse kuko babonaga Nyakso afite impano idasanzwe, nibwo bashaka kumushyigikira. Nawe bazi yuko mama wabo ari we wabifatiraga amashusho. Ibyo ni ibintu mu by'ukuri bigoranye cyane, ndetse bigoranye ku bantu benshi bagiye batandukanye, kuko yaba umusitari cyangwa se yaba undi muntu wese ukora ibintu by'imyidagaduro, kumva ngo uri gukora ikintu cy'imyidagaduro ababyeyi bawe bari kukubona, ibyo ngibyo mu by'ukuri ni ibintu bigora abantu benshi. Ariko ibyo ntabwo ariko byari bimeze kuri Nyakso, kuko ibaze nimba umubyeyi wawe ari we kugufata amashusho urimo urakina komedi. Ibyo ni ibintu byashobora abantu bakeya, ibyo ni ibintu byashoborwa n'abantu mbarwa hano kuri iyi si. Nyakso rero akaba yaratangiye akina udukomedi dutoya, ndetse twinshi twabaga turi munsi y'iminota 3 gusa. Utwo dukomedi twamufashije kugera ku ntego ze. Nyakso rero akaba yaratangiye gukina komedi mu mwaka w'2018, akaba yarakinanaga n'abantu benshi bagiye batandukanye, gusa
bari muri famiye ye cyangwa se abantu baturanye. Icyo gihe rero Nyakso yarakoze cyane ndetse arakundwa muri icyo gihe, gusa yatangiye gukundwa mu gihe cya COVID-19. Icyo gihe nibwo abantu babaga bari muri guma mu rugo maze bakigwa birebera komedi z'uyu musore, dore ko ye yakomeje agakora bitewe n'uko we akazi ke ntabwo karimo twahagaritswe. Uyu mugabo rero icyo gihe akaba yarakoranaga n'abantu benshi bagiye batandukanye, harimo Patino, Prince ndetse n'abandi bantu benshi bagiye batandukanye bagiye bakundwa muri icyo gihe, ndetse na n'ubu benshi bakaba bagikunzwe. Uyu mugabo muri icyo gihe akaba yarakoranye n'amacana agiye atandukanye, harimo nk'iyo twakwita Kasuku Media, The Focus, X Nation ndetse n'izindi zigiye zitandukanye. Gusa ariko twavuga ko izo channel zo zitamugejeje ku ntego ze nk'uko abyifuza, ahubwo yaje kwamamara kurushaho igihe yakoreraga muri channel y'ikimenya bose Flim TV. Iyi akaba ari channel imaze kugafata hano mu Rwanda ndetse no ku isi yose. Iyi channel akaba ari channel imaze guca impaka cyane, dore ko yo imaze kurenza subscribers miliyoni, dore ko ari nayo channel yonyine rukumbi imaze guca ku gahigo hano mu Rwanda. Nyakso akimara kugera kuri iyo YouTube channel, mu by'ukuri nibwo ibintu bye byatangiye kujya ku murongo, ndetse abona ko bya bintu birimo n'amafaranga menshi. Nibwo yahise avuga ati umurongo wanjye w'ubuzima narawufashe, niyeguriye ibintu bya komedi, aka niko kazi kanjye ndetse n'ibyo bintu nzajya nkora buri munsi. Uyu koko yarabikoze biramuhira maze aragafata biratinda kuko kuva icyo gihe ndetse kugeza na n'ubu ngubu ndetse no gukomeza mu kindi gihe kizaza, uyu aracyari umwami wa komedi hano mu Rwanda ndetse no ku isi yose, cyane cyane nko mu bihugu by'abaturanyi twafata nk'u Burundi. Aha baramuzi cyane, uyu akigerayo nka Nyakso bamufata nk'umwami ahantu hose. Gusa ariko hari abantu bakomeza kwibaza ibibazo bigiye bitandukanye, batese ni ukubera iki hari abantu bazamukanye cyangwa se hari abantu bakinanaga kera ariko mu gihe Nyakso amaze kugafata tukaba tutakibabona cyangwa se bamwe twarababuriye n'irengero. Gusa ariko mbere yuko tugera kuri ibyo bintu, reka tubanze turebe ku bantu batandukanye na Nyakso nyuma yuko amara kugafata cyangwa se igihe yari akimara kugafata, nuko ubundi bagahita batandukana ako kanya. Abo barimo ibice bibiri. Igice cya mbere ni icy'abantu batandukanye na Nyakso bagahita bajya kwishingira komedi zabo cyangwa se bakajya mu zindi sitema zigiye zitandukanye. Gusa hari ikindi gice twafata nk'aho ari icy'abantu bazimye. Aba akaba ari ba bantu batandukanye na Nyakso ariko ukaba utagira ahandi hantu na hamwe wabasanga cyangwa se ukaba utagira amakuru na make wabamenyaho. Abo ngabo nabo turubavugeho. Gusa ariko katubanza duhere kuri aba ngaba bandi tuzi, aba ngaba dusanzwe tubona buri munsi bakinanaga na Nyakso cyangwa se aba ngaba bahoranaga na Nyakso mu gihe yari ataragafata cyangwa se yari ataragera ahangaha ageze. Gusa yamara kugafata bakahita batandukana ako kanya. Muri abo bantu ku mwanya wa mbere turasanga Patino. Uyu Patino ni umwe mu bantu bamaze kugafata hano mu Rwanda, gusa ariko bakaba barazamukiye rimwe na Nyakso, ariko Nyakso yamara kugafata Patino nawe ati ngiye kwishakiriza ubwanjye ku ruhande bwanjye. Ese ukeka ko ari iyihe mpamvu yatumye batandukana cyangwa se ari iyihe mpamvu yatumye Nyakso agenda ukwe ndetse na Patino nawe akagenda ukwe? Ibyo nibyo ngiye kugusobanurira neza cyane. Mu gihe Nyakso yari agitangira gukorana na Flim, iki ni kimwe mu gihe Nyakso yari amaze kugafata cyangwa se yari atangira urugendo rwo kugafata. Iki gihe rero Nyakso yatangiye kwagura timu ndetse atangira kuzanamo abandi bantu benshi bafite impano. Icyo gihe Patino nibwo yaje kwicara aravuga ati ariko se ubundi ko mbona nanjye maze kugafata, ubundi ni gute ntajya kwishingira ibyanjye? Dore ko Nyakso amafaranga yose bagiraga bayagabanaga nka timu. Ubwo rero Patino nibwo yahise afata umwanzuro, nuko arangije avuga ati ngiye ngiye kwishakirishiriza ubwanjye, ngiye kwikinira komedi ubwanjye. Nuko ubundi ahita agenda gutyo ajya kwikorera bwe yishakira timu nawe bazajya bakorana.
gusa ariko mu gihe Patino yagendaga yagiye nta rwanga afitiye Nyakso cyangwa se nta kindi kintu bapfuye mu by'ukuri, ahubwo yari umwanzuro wa Patino dore ko ari nawe wari wawifatiye ubwe ku giti cye. Nyakso mu gihe yabazwaga niba Patino baba baratandukanye kubera ikintu cyo gupfa amafaranga cyangwa se amakimbirane y'amafaranga, yasubije agira ati ubundi mbere yuko tujya mu bintu by'amafaranga cyangwa se mbere yuko tuba abakomediye turabanza tukaba abavandimwe. Urumva nta kuntu abavandimwe rero bapfa amafaranga. Ibyo ngibyo rwose ni amagambo Patino yagiye ku giti cye yagenda twabyumvikanye nta kibazo rwose, kandi na nyuma hose murabizi ko dukinana, so urumva rero nta kuntu twari gutandukana ngo niturangiza dukomeze dukorane. Ayo ni amwe mu magambo yavugwaga na Nyakso amwiturukiye mu kanwa neza neza, mu gihe yavugaga yuko mu by'ukuri atashwanye na Patino cyangwa se ngo ye barapfuye ikindi kintu icyo ari cyo cyose, ahubwo yavugaga yuko ari ukwishakishiriza. Yavuze ko mu by'ukuri ari ibintu bumvikanye ndetse akanemeza ko nta n'urwango ruri hagati ye na Patino, ahubwo ari abavandimwe. Reka bwo rero dukomereze ku kindi gice cy'abantu wafata ko bazimye. Abo bantu, muri abo bantu twavuga nk'uwo bita Prince. Uyu akaba umwe mu bantu bamenyekanye muri komedi ariko ubu akaba batakimenyekana. Mu gihe uyu muntu yakinaga komedi mu by'ukuri warabibonaga ko ari umuntu uzi gukina, ndetse akaba umwe mu bantu bari bafite impano idasanzwe muri Nyakso komedi. Gusa ariko byatunguye abantu benshi ndetse bibabaza abantu benshi kubona Nyakso azamutse ubundi Prince akaburirwa irengero. Ibyo bintu abantu benshi barabyibaza ndetse bakabiburira ibisubizo, barabyibaza nuko ubundi bakongera bakabyisubiza kuko ntawe kubibasubiza hari. Gusa humura rwose ko ngiye kugufasha kubisobanukirwa neza cyane. Uyu Prince rero ikijyanye n'amakuru ye cyangwa se ikijyanye n'uburyo yaba ameze, ibi bitandukanye n'uko abantu benshi babifata, kuko mu by'ukuri hari abantu bavuga ati se mu by'ukuri uyu nguyu yaba yarapfuye cyangwa se yaba yarabaye iki ko tutakimubona, nta n'amakuru ye na makeya tugifite. Gusa ariko ngiye kuguhereza ukuri maze ubundi uve muri ibyo binyoma. Njye muri kumwe nk'ibisanzwe nitwa Ishimwe Narcisse, ndakumenyesha ko nta hantu namwe uzajya ukura amakuru nk'aya ngaya, nta hantu namwe uzajya ukura ibi biganiro nk'ibi ngibi by'ubwenge, nta handi usibye ko hano kuri Country Entertainment. Ngo haye ikaze rero, dore ko ikaze urihorana, uraze wisanga. Ubundi ibijyanye n'amakuru y'ukuri y'uyu Prince cyangwa se uyu wamenyekanye muri Nyakso komedi mu gihe cyashize, amakuru ye nyayo atandukanye n'uko abantu benshi bamufata cyangwa se n'uko abantu benshi baza amakuru, kuko hari abantu benshi bibwira ko yaba yarapfuye cyangwa se akaba yarahuye n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye. Oya, ntabwo ari gutyo bimeze, ahubwo uyu Prince cyangwa se uyu abenshi twamenye muri Nyakso ndetse tukamukunda, yabonye ibintu bya komedi atari wo murongo we w'ubuzima. Nubwo abantu benshi twabonaga afite impano, ariko we ntabwo ari gutyo yabibonaga, ahubwo yaravuze ati kandi bahana nshakishiriza. Nibwo yahitaga areba ibindi bintu byo gukora, maze we yikomereza izindi business, dore ko Nyakso bakoranaga ariko Nyakso gakomeza gakora, ubundi Prince nawe akikomereza izindi business. Ntabwo ari ukuvuga ngo nta mpano yari afite cyangwa se yahuye n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye. Oya, ahubwo wese yimukira mu zindi business, dore ko ibyo dukora byose hano ku isi tuba dukeneyemo amafaranga. Mu gihe we yabonye ko ibintu by'amakomedi bitarimo amafaranga amuhagije, wese yigira mu bindi bintu abona ko bizajya bimuha amafaranga. Ubwo rero Nyakso akaba ari umwe mu bantu bamaze kugafata hano mu Rwanda ndetse no mu bindi bihugu bigiye bitandukanye. Gusa ariko nyuma y'uko Nyakso azamuka, hari abandi yagiye azamura ndetse nabo bakaza kuzamuka ku rugero rwiza cyane. Nubwo bimeze gutyo, hari n'abandi basitari batazamuwe na Nyakso cyangwa se batakoze nk'uko Nyakso yakoze, maze nabo bakaza kuzamuka neza cyane. Abo ngabo twavuga nk'uwo bita Mitsutsu.
uyu nawe akaba arimo arazamuka neza cyane ndetse akaba amaze kugafata. Sabi nawe ntawe twamusiga ndetse n'abandi benshi bagiye batandukanye nabo tuzabakorera inkuru z'ubuzima nk'izi ngizi, tuzabakorera documentary nk'izi ngizi. Ibyo byose n'ahandi uzabisanga usibye hano honyine kuri Country Entertainment. Uzajya ubibagezaho nk'ibisanzwe muramenyereye. Nishimwe na Resisi ndetse nkabamenyesha ko iyi video rero hano irangiriye, cyangwa se iyi documentary ivuga ku buzima bwa Nyakiso ndetse n'abandi bantu benshi bakuranaga. Ndabizi abantu benshi babyibazaga ariko nizere ko musobanukiwe. Yemwe ari muri kumwe nabibwiye, mbifurije ibihe byiza.